setobreria fomeri tunastakere ukareka isigara nuko basamanaga ukareka gusa yuko imbaraga zidasanzwe zigiye kumanukira abanyarwanda zikamanukira isi yose. Muri misano bafite ubwoba, muri misano barakanzwe cyane, ariko pararize nukure upararize akaririmba pe, ariko yageza nijoro akagenda akajya mu buhata akajya kurikirana, ariko rinda amavuta ye kuko ariho Imana izakuzamurira. Urakoze cyane wowe ugenda udukurikirana, ndagira ngo aka kanya wirinde, ndagira ngo ubwire wowe kwa muganga wababaye cyane, wabasha kurinda amavuta yawe, zirakegeze ngo Imana igukure ku icyo gisasiro, igukure iyo pararize, wowe urwaye bwa sida. Nagiye soje mu izina rya Yesu Kristo, Umwami wacu Yesu Kristo. Soje abari mu Rwanda, soje abari mu Burundi, soje abari mu isi yose, bamwe bagenda badukurikirana umunsi ku munsi, badahwema kudukurikirana. Mujye mukora subscribe kugira ngo ubutumwa bugere kuri uko tuzatubusaba bujye bubageraho. Murakoze rero, tugiye gutangira dusenga kugira tugane ijambo ry'Imana. Data, turagushimye mu izina ryawe Yesu Kristo, turagushimiye kubw'imbaraga zawe nziza, turagushimiye kuko uri Imana ivuga igasohoza, tugushimiye muri uyu mwanya, tugushimiye kuri iki cyumweru, yuko imbaraga zidasanzwe zigiye kumanukira abanyarwanda zikamanukira isi yose. Muri misano bafite ubwoba, muri misano barakanzwe cyane, ariko twamaze gusobanukirwa ko ari wowe byose. Wavuze ngo nitukwegera hari byinshi uzajya, hari imigambi myinshi uzagenda uduhishurira, hari byinshi uzajya ugenda ukubita hasi, uzagenda unaniza imigambi yose igenda irwanya abantu bawe. Reka ufashe abanyarwanda, ufashe isi yose, kubita imbaraga zose zibagendaho, abarwaye indwara zitandukanye, abari kwa muganga, turabasengeye. Setobreria fomeri tunastakere breya, turakubita imbaraga zose ezo breya zigenda mu nda, izigenda mu mutwe, izigenda mu mugongo, abari pararize nukure upararize, abarwaye umutwe, abarwaye mu nda, abarwaye umugongo, abarwaye indwara zidakira, abarwaye indwara zo kuva, abarwaye indwara z'imivuduko, abarwaye indwara za kanseri, abarwaye indwara z'amadiabete, indwara z'igifu, mu izina rya Yesu, imyijima, indwara zose barwaye zose turaseze kugira ngo uzibashe kukuraho. Abari mu bitaro, kura abantu mu bitaro, ubashe gukiza abantu kuko uri Imana. Ukurikirana rino jambo, ukurikirana n'ubutumwa, ubashe kumuhindura kuko uri Imana ibasha guhindura. Urakoze kuko tuzengurutse kandi uje gukorana natwe. Komeza dushyigikire mu izina ryawe Yesu Kristo, amen. Turakomeje rero kubasuhuza. Imana y'amahoro ikomeze ibahe umugisha. Ni wa mwanya w'ijambo ry'Imana, tujye kuganira ku ijambo ry'Imana. Natekereje ku bintu byinshi, nekereza ndashaka kugira ngo tuganire ku mukristo, tujye kuvuga ku mukristo. Reka rero tubanze dusome ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo ibice 25 umurongo wa mbere. Tiravuga ngo umugani w'abakobwa 10. Umurongo wa mbere avuga ngo icyo gihe ubwami bwo mu ijuru buzageranwa n'abakobwa 10. N'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusanganira umukwe. Ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu, abandi 5 bari abanyabwenge. Abapfu bajyanye amatabaza yabo ntibajyana n'amavuta, ariko abanyabwenge bajyana amavuta ku mperezo zabo hamwe n'amatabaza yabo. Umukwe atinze bose barahunikira barasinzira, ariko muri iryo joro mu gicuku habaho urusaku ngo umukoraje, nimusohoke umusanganire. Maze babakobwa bose barahaguruka baboneza amatabaza yabo. Abapfu babwira abanyabwenge bati, nimuduhe ku mavuta yanyu, nuko amatabaza yacu azima. Ariko abanyabwenge barahakanira bati, oya, ntiyadukwira twese, ahubwo nimujye mu bahanjuzi muyigurire 10. Bagiye kugura, umukwe araza, abari biteguye binjirana nawe mu bukwe. Urugi rurakingwa. 11. Hanyuma babakobwa bandi nabo baraza barahamagara bati, nyakubahwa, nyakubahwa, dukingurire. Nawe arabasubiza ati, ndababwira ukuri yuko ntabazi. Nuko mube maso kuko mutazi umunsi cyangwa igihe. Dusomye amagambo agiye atandukanye, abayemo nkajya kuba mu menshi.
ni amagambo agiye kubamo nk'aho abamo menshi, ariko turashaka kuramo ibi ndetse nk'ibice bitatu bisobanura umukristo. Turashaka kuvuga ku kintu bita umukristo. Ubundi twese twarahamagawe, duhamagarwa muri uyu murimo. Twari hirya, turi abapagani, turi abantu b'abapagani, tutanakijijwe, tutazi n'Imana rurema. Ariko ikintu cyagiye kihindura abantu nuko twagiye twumva ijambo ry'Imana, twumva ubutumwa bwiza, twumva pasiteri n'abashumba n'abandi bantu batandukanye bagenda baduhindura. None kwa kundi bagiye baduhindura, twinjira mu bana b'Imana, natwe twitwa abakristo. Twitwa abana ba Kristo. Nuvuga ngo nubundi turi muri uwo mubare, dusambana, twiba, dukora ibyaha, tugenda mu nzira z'ibyaha, tugenda mu bintu bipfuye. Ariko tumaze guhinduka twitwa abana ba Kristo, twitwa abarokore. Kwijambo kwitwa umurokore ni uburyo bw'uko wari ahantu habi, ariko warangiza ukagira ibintu ukizwa. Kuvuga ngo ni ibiki ukijijwe, ni ibintu byagusatiraga ukabijyamo, ndetse ukanywa inzoga, ugasambana, ukanywa amasigara. Noneho rero ikikubwira ko wabaye umurokore nuko wanywaga za sigara ukareka isigara, nuko basambanaga ukareka gusambana. Bivuze ngo ni bya bintu byakuganzaga, ariko iyo umaze kwitwa ngo warokotse, ni ibintu urokotsemo, byari ibintu byari bigusatiriye, ariko ukabirokoka. Kimwe nk'uko mu isi umuntu avuga ngo narokotse, wenda yarajya gwa mu cyobo, yarajya guhura n'ibibazo, ibintu bigiye bitandukanye, ariko avuga ngo warokotse. Natwe mu buryo bwacu bw'agakiza, iyo umuntu akijijwe, hari ibintu byinshi ubukijijwe, hari ibintu byinshi byakuyoboraga, hari ibintu byinshi wakoraga, hari ibintu byinshi wagenderagamo, ariko ugahinduka. Noneho wamara guhinduka ugahita ukizwa. Wamara gukizwa avuga ati nge narokotse ubusambanyi, ugatanga ubuhamya ngo narabiretse. Noneho ukatujya mu mukumbi w'abana b'Imana, ukatujya mu bana b'Imana. Noneho kujya bavuga ngo uriya muntu ngo ni umukristo, uriya muntu ni uwa Kristo, ni umwana ariko wande wa Kristo. Nuvuga ngo ntago yari wa Kristo, nubwo yagendaga, ariko noneho abaye wa Kristo, arimo arakoraga ibyo Kristo ashima. Twinjiye muri iyi murimo, twinjiye muri ibintu byacu byo gusenga, twinjiye muri aya masengesho, twinjiye muri ibi bintu, muri aka gakiza, twinjiye mu buryo bwo kubana n'Imana no gusabana n'Imana. Tukimara kwinjira muri ibi bintu, nubwo ngo hari ibintu twarekuye byajyaga bitusirika bikatubata, ariko turangiye twinjira mu gakiza. Rero Bibiliya isobanura kuri abakobwa 10, igasobanura abakobwa 5 bari abanyabwenge, igasobanura n'abandi bakobwa 5 bari abapfu. Nukuvuga ngo aba bantu bakimara kwinjira muri ibi bintu, hari ibintu batarokotse, hari ibintu batigeze bareka, bakomeje kubamo, bararirimba, bitwa abanyamasengesho, bitwa abavuga butumwa, ariko hari ibintu batigeze barekura. Bivuye ngo babinjemo, ariko ntibagira ibyo barekura, bakomeza kugira ibintu bakira. Ariko abandi 5 bari binje, babandi bari barabaye ba Kristo, bari barabaye abana b'Imana, bakimara kwinjiramo, hari ibintu barokotse, barabireka. Uko babirekaga rero, uko bakizwaga, niko amavuta yabo yagendaga yongera, niko amavuta bahoraga biteguye ku manywa, bakitegura nijoro. Ariko uzasanga umuntu yarinjije muri ibintu byo gukizwa, akinjira muri akakiza, ariko ugasanga amavuta arimo arayamena, ugasanga aritega ijoro, akaririmba pe, ariko yageza nijoro akagenda, akajya mu buhata, akajya ahantu agasambana, akabeshya, akanywa inzoga, agakora ibyaha, akagaruka akajya muri ba bana b'Imana, akajya ahora yishushanya asa nk'umwana w'Imana, ariko atari umwana w'Imana. Ikizakubwira ko umuntu ari umwana w'Imana ni uko arekura. Kikubwira umuntu ko yakijijwe, le labinistar seodrome, nuko hari ibintu ya dostey yakoraga, ariko yabiretse. Hari ibintu byamubataga, ariko yarabiretse. Nawe yararokotse, ariko sanga umuntu yigeze arokoka, nubwo yinje muri ibi, ariko ntigeze ahinduka. Nukuvuga ngo hageze amera nk'uruvu, yagera mu barakora agasa nk'umurokore, yagera mu bapagani agasa nk'umupagani, yagera mu babeshi agasa nk'ababeshi, yagera mu banyamagambo akasa nk'umunyamagambo, yagera mu mbega ahora. Nukuvuga ngo aya mavuta rero agenda ameneka ku buryo ashirirwa, agasigarana amatabaza, agasigana ijambo ry'uko avuga ngo ni umukristo, ni umurokore, ariko muri we nta mavuta afite. Ikizaranga umuntu ni uko amavuta muri we niyo abasha kuranga umuntu, kuranga umukristo. Umukristo mwiza ni urangwa n'amavuta, amavuta akaba ariyo amuranga. None ureba abakobwa 5 bajyanye muri korari, bararirimbana, barasengana, barangije binjirana muri ibintu by'agakiza, ariko bakajya bibeta, bakagenda bakagira ibintu bakora. Kuko biratubwiye ngo bose bari hamwe, bari kumwe, bose bari mu gakiza, bitwa abarokore, bitwa abanyamasenga. Ariko ngo 5 ngo bari abapfu, bakomeje kusesa amavuta yabo, bamena amavuta yabo, bajyamo baravuga ati n'umuntu tuzajya dusubira mu isi, tuze tubeshye pasiteri, tubeshye umushumba, tubeshye dirija korari, tubeshye abadiyakoni, tubeshye, ariko tujye tugenda tubikora. Ariko biravuga ngo urabikora ikakwihorera, ukagira ngo ihangwe nawe.
Bibiliya ivuga ngo izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Bivuga ngo ku munsi w'urubanza ibintu byose nibwo bizasobanuka. Uyu munsi wasanga abandi ukatwereka ko unakijijwe, ukatwereka ko uri umunyamasengesho, ukatwereka ko uri umuvugabutumwa, ukatwereka ko uri umuririmbyi, ukatwereka ko usenga, ukatwereka ko wiyiriza ubusa, wazana rwose ukahwera cyane ugaca bugufi, ariko igihe kirageze. Biravuga ngo igihe kizagera ngo byose izabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Biravuga ngo uko ubonye umusambanyi wifuza kugenda nkawe, uko ubonye umusinzi, uko ubonye umunyamagambo ushaka kugenda nkawe, ariko biravuga ngo igihe nikigera izabishyira imbere y'amaso yawe. Rero nka ninjye byari maze gusobanuka, n'igihe cy'urubanza cyari kigeze. Biravuga ngo umukwe arangije, ngo muri iryo joro bumva ngo urusaku ngo umukwe araje. Aravuga ngo nimuboneze mucana amatabaza yanyu, mushyiramo amavuta, mucana amatabaza, ngo muri ako kanya bose bacana amatabaza. Ngo ariko batanu kubera ko n'ubundi ntibigeze bakizwa, ntibigeze bahinduka, ntibigeze bajya muri ibi, barabeshaga ariko bajya mu nyamahanga bakaba abanyamahanga, bagaruka bakaba nk'abandi. Noneho babandi pastor yarabazi, umushumba ntiyarabazi, nta n'undi muntu wari ubazi, ariko none Imana yo yari ibazi, ngo amavuta yari yarabashiranye. Hari igihe umusanga umuntu ari muri ibintu byo gusenga, ugasanga muri ibintu by'agakiza, ariko akajyaza ukabona arimo yahura n'uburwayi buto akajya mu bapfumu, akajya kuraguza, akaza agasenga, akajya no mu bapfumu, kandi agaruka akaririmba, akagaruka akadiyakona, akagaruka agakora imirimo. Ariko biravuga ngo byose izabishyira, niko amavuta gushirana. Iyo ujya mu bapfumu nikagushirana, iyo ujya gusambana nikagushirana, iyo ujya kubeshya nikagushirana, iyo ujya mu bwibone nikagushirana. Ibintu byose lebore stansaya dromende tishayi, ukule binista, ukugenda ubijyamo, nikugenda ushirirwa, nikugenda amavuta ashira. Ngo muri ako kanya ngo bumva urusaku, ngo umukwaraje, ngo mwese mucana amatabaza. Ariko abandi kwa kuntu bakomeje kubeshya, bakomeje kujya mu byaha, bakomeje kwiyanduza, barangije bisobanukira aho ngaho, ngo bagicana amatabaza yabo ngo yanga kwaka, ngo bajya ngo aravuga ngo mwatubabare mukaduha ku matabaza yanyu, ku mavuta yanyu ko yacazima. Aravuga ngo nimujye kuyishakira, aya na yacu twenyine ntago yadukwira. Nshuti yanjye, uzaba uri kumwe n'umuntu kuko yabashe kwirinda, wowe uragenda ujya mu byaha, uragenda ujya kwiyanduza. Njya nkunda kubwira n'abarokore, sanga umuntu n'umurokore n'umunyamasengesho, aho ugasanga aritaga akagenda bakamugurira indazi ryonyine, bamugurira indazi ryonyine akaba ari ryarya, irindazi bakarimugurira, ugasanga baramusambanyije, bamuteye ibirwayi, bamuteye izo ndwara zikomeye, ndetse bamuteye cyangwa n'iyo nda, ugasanga arasebye, kandi yabikoraga yihishe. Niba uri umusambanyi garagara, kuko n'ubundi bizasobanuka, ujye hanze bamenye ngo uri umusambanyi, niba uri umurozi bamenye ngo uri umurozi, niba uri umusinzi bamenye ngo uri umusinzi, niba ukora ibyo bamenye ngo urabikora, ujye hanze ugaragara. Ariko kugenda ukisha mu bana b'Imana, igihe kizagira bivanguruke, igihe kizagira bigaragare, igihe kizagira ugaragara uriwe. Ngo batanu bose biteguye, bose uko biteguye, ngo amatabaza bose baracana, ngo barangije kuko harimo amavuta yose araka. Ariko abandi batanu kuko nta mavuta yararimo, bajya ngo kuyashaka, ngo umukwe baraje, ngo bumva urusaku rwishe, ngo umukwe araje, ngo abandi bari kujya gushaka amavuta, ngo ariko ngo abandi ngo umukwe araza areba babandi batanu arabatwara, ngo bashyira mu nzu, ngo arafunga. Ngo amaze gufunga babandi baraza barakomanga, baravuga ngo mudukingo, baravuga ngo singewe, ntago ari njye wakinze, ntago ari njye wakinze. Nshuti yanjye uyu munsi nibwo ugomba gukora ibyiza, nshuti yanjye uyu munsi nibwo ugomba kwihana, nshuti yanjye uyu munsi nibwo ugomba guhinduka, nshuti yanjye uyu munsi nibwo ugomba kwirinda, nshuti yanjye uyu munsi nibwo ugomba gukizwa, ubu nibwo ugomba kwemerwa, ukisubiramo, ukongera ukisuzuma, kagaragaza ko uri umurokore. Naragiye ndaryama, ndangije ndyamye nijoro, Imana iransanga irambwira ngo Nkurunziza, kuki abantu barimo kugutumira ibyaha nk'abagutumira amazi? Ese ntago bazi ko ari umunsi w'urubanza? Ntago bazi ko ari igihe bizasobanuka? Ntibazi ko abakobwa batanu babashe kwirinda aribo bazabasha kujya mu bwami? Nshuti yanjye, nyuma y'urubanza uzabasha. Nigeze rimwe umuntu ngo ajya mu ijuru, agezeyo ngo arangije abona abantu barimbutse, ngo barimo kuravuga ngo watubaruga tugashira mu isi, tukamara nibura iminota 2 tukihana, tugabitunganya. Nshuti yanjye urabikora, ibyo byose urabikora, ariko byose izabishyira imbere y'amaso yawe. Nagira ngo ngubwire, nagira ngo amavuta yakomeze uyarinde, komeze uyarinde amavuta yawe. Nubwo uhura n'intambara, nubwo uhura n'ubukene, nubwo uhura n'uburwayi, ntabwo bize ngo ujye mu bapfumu, byereke Imana yonyine izagutabara. Nubwo ushonje, byereke Imana niyibasha kugabura, nibwo wabaye, byereke Imana niyibasha gutabara. Nshuti yanjye, reka nkubwire, Imana yonyine komeza uninde amavuta. Amavuta arahenda, amavuta niyatanga, niyatuma umuntu abona akazi, amavuta niyatuma umuntu yubaka urugo, amavuta niyatuma umuntu agira icyubahiro, amavuta niyatuma umuntu yicara ku ntebe y'icyubahiro, amavuta niyatuma umenyekana, amavuta aguza n'abakomeye, amavuta kugeza ahantu utakageza. Amavuta yigeze bwira umuntu bitaga Kuru, amubwira ijambo rikomeye ngo Kuru we, nzakenyuruza abami ngo ukenyuze,
uzangwa ku mashereka y'abami. Bivuga ngo amavuta abasha no kukwicaza ku ntebe z'abami, amavuta abasha kukugeza hejuru, amavuta abasha kukwagura, amavuta abasha kugira handi agushyira. Turimo gusoza ubutumwa bwacu, turimo gusoza iri jambo ryacu. Ndagira ngo udukurikiranye, waba uri mu Rwanda, waba uri hanze, waba uri aho uri hose, ndagira ngo udukurikirane, komeza urinde amavuta yawe. Wakijijwe, Imana iraguhindurwa agakiza, ariko ntabwo kubwiye ngo ugende ujye witega ijoro, ugende ukora ibyaha, ugaruke wongere ubeshya kuri umurokore. Oya, urabikora uyu munsi n'ejo ubikore, ariko igihe kizagera bigushyira imbere, ibishyira imbere yawe uko byose bikurikirana. Ariko rinda amavuta yawe kuko ariho Imana izakuzamurira. Urakoze cyane wowe ugenda udukurikirana. Ndagira ngo aka kanya wirinde, ndagira ngo ubwire uri kwa muganga, wababaye cyane, wabasha kurinda amavuta yawe. Icyageze ngo Imana igukure kuri icyo gisasiro, igukure paralizo. Wowe urwaye bwa sida, nagiye dusengera abantu, Imana ikabakuraho sida. Ndagira ngo ubwire wowe udukurikiranye, urwaye sida, kino cyo gihe cyuko Imana ikiza, kuko barinze amavuta. Wowe urwaye umese nabi, urwaye umutima, urwaye mwishima, urwaye indwara zikomeye, rinda kuko barinze amavuta yawe. Igihe kirageze, ndagira ngo aho uri hose wowe dukurikiranye, kuko yarinze. Igihe kirageze, fata ahantu babara, wizere ati kuko nayarinze. Igihe kirageze ngo Imana inyize. Wowe waba usashika, wowe waba uri mu Rwanda, wowe waba uri Burundi, wowe waba udukurikiranye mu rugo, waba uri mu modoka, aho waba uri hose, uri muri Canada, uri muri Amerika, uri Burayi, uri muri Afrika, uri Burundi, aho uri hose ukavuta uburwayi bukomeye, ufite urubanza rukomeye, ufite urubanza rwagukomeranye, Imana ibasha kugira kurangiza urubanza. Wowe ukomeza wiringire, witanga amaruswa, wigenda gutanga ruswa, komeza wirinde. Wowe urimo kurwangwa mu kazi, bashaka guhika, n'Imana yakwicaje, nta muntu uzahagukura kuko warinze amavuta. Wowe ufite intambara zo mu kazi, Imana ibasha kukuburanira ikakuneshereza. Biravuga ngo, nasomye ijambo rirambwira ngo nibasha kuzamura igashyira hejuru, kandi niba ukubita hasi ikamanura, niyo yagushyize aho hantu, niyo yakwicaje, ni nayo izabasha kukwizamurira. Nibasha ibyo yavuze izakomeza ibisozi. Wowe wari ugiye gusenya, wamaze kuzinga imyenda, wamaze kumva urugo rwawe uruvuyemo, kubera amavuta yawe, komeza uyarinde, niyo azakuzamura, niyo azakugeza hejuru. Komeza urinde ayo mavuta. Wowe wirinde gusa usenge, Imana izaguhinda umutware, izaguhera abana agakiza nubwo ubwenge bwagiye, kuko warinze amavuta yawe. Abana bawe bazagira ubwenge, w'abana bawe bicaye bazasubira mu ishuri. Wowe byose ubona byakomeye, Imana ibasha kugutabara. Wowe urwaye indwara nyinshi, ujya kwa muganga bakakwibesha, bakavuga ko urwaye indwara nyinshi. Ndagiye dusengera abantu bagakira indwara zikomeye. Twasengera abantu bakira paralize, twasengera abantu bakira amadiabete, indwara zikomeye. Ndagiye ngo dukurikiranye, tugiye kugusengera aho uri hose. Wirinde, urinde amavuta yawe, Imana izagutabara. Twagira ngo tuguhe nomero za telefone uzadukurikirane: 0782 54 38 73, 0782 54 38. Ndagira ngo wowe tugusengere uburwayi bwose waba ufite, ikibazo cyose waba ufite, barimo baragusora mu nzu, ariko Imana ijya ibasha kukubakira. Wowe mwakundanaga arimo arakuvaho, yamaze kugenda, Imana ibasha kukubakira ikaguha urugo. Wowe urabona ibintu byagucikanye, imiryango yakuvuye, inshuti zakuvuyeho, viza yahagaze, kujya hanze byahagaze, ibintu byose byahagaze, ariko Imana ibasha gutabara. Reka tugusengere, komeza urinde amavuta yawe, wirinde kugeza igihe Yesu azazira. Ariko no muri ubuzima tukiri mu isi, Yesu ataraza kugira ngo umukwe akinge, tubashe no gutabarwa kubera ko twarinze amavuta. Mana, turagushimye kuko uri Imana ifite imbaraga, turagushimye kuko uri Imana ikomeye. Uyu muntu ararwaye, uyu muntu ari kwa muganga, uyu muntu afite ibigeragezo, uyu muntu afite intambara, uyu muntu arimo arahigwa, uyu muntu barimo aramuhiga, uyu muntu bamugambaniye kugira ngo bamufungishe, uyu muntu bamugambaniye kugira ngo bamukuze ku kazi, uyu muntu bamugambaniye kugira ngo umusenyere urugo, uyu muntu barimo baramuroga, baramurega amahembe, bakamuroga ibitega, imyuka mibi, bamugize paralize kubwo kumuziza ubutunzi bwe. Reka uyu muntu wese uzadukurikirana, turakubita imbaraga zose zibahiga, turakubita imbaraga zose zibarwanya mu izina rya Yesu. Reka abantu bakire indwara zikomeye, ubasha kureba agafataho gusa akira uburwayi afite, uwizera gusa ahita akira mu izina rya Yesu. Urakoze kuko uri Imana ibasha gukora, urakoze kuko uri Imana ibasha gutabara, urakoze kuko uri Imana irengera. Mu izina ryawe Yesu Kristo, urakoze kubikoze mu izina ryawe Yesu Kristo, amen.